shabo bakundwa nshuti zanjye dukunda gusangira ijambo ry'Imana mu bihe na bimwe muri no bihe turi hari amahugurwa turimo ya mezi 6 n'abavandimwe twatangiye amahugurwa ya mezi 6 turi mu bihe byo guhugurana mu buryo buri hejuru mu ijambo ry'Imana ariko kubwo tukora gutya nyafata akanya kiyo dushoje gutya tutadukomeza ibindi turimo turangiza ariko kwino twaganiriye ko bazwa tujya dufite ikiganiro tujya duhuriramo cya Yesu Kristo bihe byose shaka tuzajya dusharinga shaka tuzajya dusharinga ku bintu bimwe twaganiriye mu ijambo ry'Imana kugira ngo bitwubake twembi kuko nibwo buzima dufite. Ubuzima ni ijambo ry'Imana, ubuzima ni ijambo ry'Imana, ubundi ibintu bikagenda neza. Amen. Uyu munsi twaganiriye ku kintu ku mutwe w'ijambo witwa His mercy endures forever. Abako ubuntu bw'Imana ni doke n'ubuntu buhoraho ibihe byose. Nicyo twamye tuganira, nicyo ganda twakoze no munsi cyangwa se twahuguranye mu no munsi tariki 5 kwezi kwa karindwi mu kiganiro cyacu tuba turi kumwe bene data. Nicyo twagiye tuganireho dusangira amagambo make kubyerekanye n'icyo kintu ko Imana yacu ubuntu bwayo buhoraho ibihe byose. No kuva ko ibintu tuba turimo cyabintu dukora ko tubayeho tumba kumenya ko ubuntu bw'Imana buriho kandi budashira nubwo ibihe byose. Tugomba kumenya ko tuba tufite ibintu bikagenda neza tukiha icyo Imana igomba kudukorera. Reka dusangira ijambo rito ko twaganira na bene data hano bari kuganira baganira tuntu n'utundi muzi ko bibaho ni wacu muri uko ziganiro mujya mu tuntu n'utundi. Reka dusangira ijambo ry'Imana rito ryanditse muri Ezra. Turi muri Ezra, ijambo ry'Imana mu bintu twaganira hano dusangire nacu ijambo cyacu yasubize nkijyaniranya no ibihe tuba turi muri kano kanya kugira bijye bigenda neza. Ezra ibice 3 ku murongo waho wa 11 turi kuntu avuga dusanga izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo bashinga ifatiro z'urusengero. Ariko umutwe mukuru w'ibice 3 uvuga ngo bashinga icyotero cy'Imana. Hagakurikira undi mutwe muto uvuga ngo baziririza iminsi mikuru y'ingando. None twe icyo tugiye aho tugiye gusoma hakaba undi mutwe uvuga ngo bashinga ifatiro z'urusengero. Kuri 11 dusanga izina rya Yesu Kristo tuvuga avuga ngo bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati erega Uwiteka ni mwiza n'imbabazi agirira Abisirayeli zoraho iteka ryose. Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Amen. Hallelujah. Hano nicyo kitwa ko turaganiraho His mercy endureth forever. God is good and His mercy endureth forever. Imana yacu ni nziza. Tugomba kumenya ko ineza yayo ubuntu bwayo ari kimigora yiteka. N'abantu navuga ngo bikiranya basingiza Uwiteka. Aha ni ubwoko bwa Isirayeli bwamaze guhura n'ibihe byiza bamaze kubona ko bagomba gushinga ifatiro z'urusengero rw'Imana. Urumva? Amen.
ngo bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati erega Uwiteka ni mwiza. God is good. God is good. Hallelujah. Erega Uwiteka ni mwiza, n'imbabazi agira Abisirayeli zoraho iteka ryose. His mercy endureth forever. Ku Bisirayeli. Bene data Umwisirayeli kamubwira Umwisirayeli ntuvuge bariya bari hariya. Umwisirayeli nyakuri. Bene data umeya ko ni wowe nanjye, umuntu wese emera ijambo ry'Imana, akemera Imana, akemera Yesu ko ari umwami n'umucunguzi we, ubone Umwisirayeli nyakuri ijambo ry'Imana rivuga. Umwisirayeli nyakuri ntabwo ari izina, nukuri ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ubwo byakwiye ku Bisirayeli, ariko abwo gukora Imana Abisirayeli, Umwisirayeli nyakuri nukurikira ijambo ry'Imana, akubahiriza ibyo risaba. Amen. Ngo kandi n'imbabazi agirira Abisirayeli zoraho iteka ryose. Imbabazi z'Uwiteka Imana yacu ni iz'ibihe byose, uko tuba turiho kose imbabazi zayo ziba zihari. Aho uri hose icyo wakoze ugomba kwemera ko our God is good all the time. No kuvuga ko ugomba kwemera ko hari icyo wakoze kitagenda neza, kubera ko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, iteka ryose. Nuvuga ko buri segonda, buri monota, nuvuga ko aba yiteguye kugukorera ikintu gikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Ngo maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka, ngo kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Icyo gihe Abisirayeli bahuye n'ibihe bikomeye, bavanga imbazi z'Uhoraho. Imana imaze kwasezerana yo kwanga ifatiro z'urusengero, nibwo yasaba ngo imbazi z'Uhoraho Imana yacu zoraho ibihe byose. Niyo mpamvu bahise barangura amajwi ngo bavuga bati basingiza Uwiteka, ngo kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ntibari bazi ko ibyo byashoboka icyo gihe, ntibari bazi ko byashoboka. Niyo mpamvu nawe mwene data, mu bihe tuba turimo tunyabyo byose, ushavuga ati ibintu ngeze kurengeze gutya na gutya, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahari kuri wowe, ruracyahari. Icyo ukeneye kumenya ko imbabazi zayo z'Uwiteka zihoraho, zihari ibihe byose. Amen. Kandi ibintu bikagenda neza. Yesu ashimwe. Reka turebe muri Zaburi 100. Tureba hanga muri Zaburi 100 top. Aho twiko twakora imbabazi z'Uwiteka zihoraho ibihe byose, zihoraho iteka, kubera ko our God is good. Mana yacu ni nziza, nta bintu byakora iteka, izo mbabazi zihoraho iteka. 100:5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika kagira umutima wibona. Anasori ku 101. Ko 100:5. Ngo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zoraho iteka ryose, umurava uhoraho ibihe byose. Amen. Ngo kuko Uwiteka kandi ari mwiza, imbabazi zihoraho iteka. Urumva aha namagambo tugiye tubona ukuntu Imana imbabazi zayo zihoraho ibihe byose. Anege cy'umwami Dawidi ntabwo tuvuze menshi, murabizi. Murazi ibyo Dawidi ibyo yakoze, kuntabanye n'Imana, kagarukira Imana. Naho navuze ngo imbabazi zihoraho, nawe arashimangira ko imbabazi zihoraho iteka, z'Imana yacu zihoraho iteka. Urumva Dawidi yaso ngo umurava uhoraho ibihe byose. N'umurava imbabazi zihoraho Imana zihoraho ibihe byose, zihoraho iteka ryose. N'umurava we kandi mu kudukorera ibyo tumusabye, nabyo urumva ngo bihoraho ibihe byose, kuva ku isegonda rimwe. Ntugasuzugure isegonda ufite. Mwumva ibyo bihizo mbaze zirahari, n'umurava muri iryo segonda birahari kugira bikora umurimo. Tuko dufite ibihamya byinshi byemeza ibyo bintu kuko bihagaze. Amen. Niyo mpamvu nicyo ke twaganira n'umunsi, twaganira na bene data hano. Imana yacu ni nziza, imbabazi zayo zarayiteka. Mwene data akantu mukumve neza. Amen.
reka turangirize n'amafasha tugambo utuntu duke kugira ngo dusangiye ko tuba turi kumwe n'aba iyo turi kumwe n'aba dufite ibihe by'amasaha 3 amasaha 4 turi mu biganiro nk'ibi ngibi bana hari groupe y'abantu benshi turangize muri Yohana wa mbere Yohana yashatse ko dusangira muri kano kanya Yohana wa mbere igice cya mbere nyine niyo ngiye kumwisho Yohana wa mbere urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho 9 umutwe w'ijambo mukuru uvuga ngo ijambo ahinduka umuntu noneho umutwe muto kuri 5 ubw'Imana ari umucyo ubwo Imana ari umucyo utagendera mu mucyo nta sano afitanye nayo. Hakaba n'undi murongo muto aho tugiye gusoma uvuga ngo kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Haleluya. Kubera ko Imana kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa, ibyaha byose twakora cyangwa wakora Imana ukacyatura, Imana igira kubigenza. Ariko tibagiwe ko Imana yavuze ko icyaha kitabarirwa no gutuka umwuka wera. Haleluya. No gutuka umwuka wera. Aho hari ibintu byinshi muri ibyo bintu byaba nk'isomo rindi kuri icyo ngicyo. Amen. Reka dusome ku murongo waho 9 twumva ko avuga tusome izina rya Yesu Kristo. Ngariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Amen. Niba wumva ko imbazo zawe rero zihoraho iteka ryose, igihe cyose, isegonda iryo ari ryo ryose ugezeko, reka tureke kuvuga umunota, isegonda iryo ari ryo ryose ugezeho, wegereye Imana iryo segonda rikoramo ikintu. Kandi ijambo ratubwiye ngo n'umurava wayo uhoraho ibihe byose. Umva nabyo ni ibyiteka, imbaze n'iziteka, n'umurava ikorana ibyo bintu n'uwiteka. Iyo wegereye Imana mu iryo segonda, Imana ihita yakitinga fast. Kumurimbya yibye ngo ngituba hafi kuruta imyambaro twambaye. Iyi myambaro twambaye ari rwose bidufasha. Ariko iyo Mana mu iryo segonda tushatse ko tubana nayo, umva n'umurava ihita ikoresha ngo nubihe byose nawe uhoraho. Urumva imbabazi n'umurava biba biri kumwe, pya. Imana idufashe tugire neza, idufashe. Haleluya. Imana yacu ni nziza ibihe byose kabisa. Nacu ni ibihe byose kandi tugateshuke mu byo dukura nabyo ibibazo iki wewe byatuma duteshwa ku Mana yacu. Aya ku Imana yacu ni nziza mu bitabo byose. Imana yacu ikomeza kuba ari nziza. Ariko twumve ko no murongo turangirijeho ariko twatura ibyaha byacu niyo kwizerwa. Amen. Twizera Imana nta bindi ngo kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Ibyaha nta nubwo ari ni ibyaha, havanga ikifaringa icyaha, ibyaha uko byabingana kose, ariko wirinze ntuzaye waratotse umwuka wera. Amen. Numva ko tunyuramo byose tuse twirinda kuba twakwitotombera Imana tukatuka umwuka wera, kuko ari igihe tugamwe ibyo bibazo bikadukomera ugasanga ngo tugiye gutuka umwuka wera. Imana gutya na gutya, Imana gutya na gutya, Imana gutya na gutya. Nabarugereje ubundi umuhungu wanjye yita Imana Didier nije imbere. Hari umuntu twari turi kumwe kwa muganga, aravuga ngo ariko Mana ngibintu kwangu ni ibiki, ngo reba sukuna gukorera, reba ukuntu usa gukorera ibyiza akoreye abantu ibiki wo mama. Aravuga ati ibintu ni ibiki, ibi bituma tutakwizera gukora, ntabwo ibyo bituma Imana idakora. Aravuga ati mama, ati ibi ntabwo bituma Imana idakora, kandi Imana ikomeza kwitwa Imana. Amina. Turamukunza, twaye tumukunza, ariko Imana imukunze kuturusha mutwaye. Tuyibutse imirimo ikagira ikikoze, kandi idakoze aho kanya hari impamvu ibikoze. Ndavuga ati reka ntiducumure ku Mana. Imana ikomeza kwitwa Imana, tujya gukora ikosa ngo tujye gutuka umwuka wera. Nubwo ibi byaha ngo tuyabarirwa, ariko umwuka wera ni ikintu gikomeye. Kuyo tugiye gutonganya Imana ntabwo hatonganya Imana, nta bushobozi ufite, nta mbaraga ufite, yewe
nta n'icya 0,000 ufite ngo watongana n'Imana, ntacyo. Turi ubusa imbere y'Imana hamwe. Cyangwa bivuga ngo turi uburabyo gusa, kandi turi abantu kandi bitaho byose n'abantu, turi abantu ko tukubyaziye abantu, twame ko tugenda imyaze. Gusa Imana twizeye ko ngo ikigomba kudukora kirahari kandi gikomeye, ngo tukwizerwa kandi ikirano cya kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ibyaha byose no gukiranirwa twaba dufite kose rwegereye Imana itubigenza neza. Amen. Ngayo nguko niryo jambo nagira dusangire gato ku magambo twaganira bene data. Ndashaka mfite fatira akanya mfite ngenderaho rwose dusangira duke mu byo twabaya ko twingira akamaro, ko nta jambo ry'Imana riba rito, nubwo ya murongo umwe abari mugari abari munini. Yesu abamugisha kandi abagire neza. Tuzakomeza dusangira mujye mudusengera, tuba dufite igihe cy'amezi 6 turi muri ino bintu, kwa gatatu no ku cyumweru, nta weekend zose turazikugiye kuzikoresha amezi 6, kandi harimo byinshi bizakoreka. Mudufashe kujya gusenga, kudusengera, dusengeranire, kuko ni ibintu bikomeye, twari urugendo rukomeye, ariko Imana ifite ikishaka gukora kandi kagenda neza. Bane ni Imana bane namwe, bane natwe twembi, kandi iduhire mu bacu no mu byacu. Tujye tureka Imana ikore, niko muririmbye naririmbye, tureka Imana ikore, kandi gikoze ni byiza. Uko bije nuko, ariko tumenye ko Imana yacu ari nziza, imbazi zayo zihoraho iteka ryose, kandi iteguye kutubabarira. Umurava wayo urahari, kandi no gukiranirwa kwacu kose ukarangira. Shalom shalom. Ko tuzongera ku cyumweru gitaha. Mwami Yesu abamurisha.